agaciro amamodoka. Ibi ngibi dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo biruta iby'Ineve twasomye, ntabwo biruta iby'Isodoma n'Igomora. Mbese ubitunze wubaha Imana gute? Uri kuyobora ubwoko bw'Imana ubujyana he? Imana ibwira Mose ngo kuko utagaragaje kwera kwanjye. Nanone Mana yo kubahwa, Mana yo kwizerwa ibihe byose, tugushimiye ubuntu n'ibambu tugiriye tukisanga turi bazima duhumeka umwuka w'abazima. Turagushimiye ko uyu munsi wongere ku minsi watugeneye. Ngaho rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe Mana, ryabayeho tutarabaho kandi niyo ndorerwamo buri muntu wese akwiye kwireberamo. Umfasha ngiye kurigabura nk'umukozi wawe, kandi umfashanye n'abagiye kuryumva kugira ngo twese ritwubake tugere ku gihagararo cya Kristo. Turagushimiye kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nongeye kubasuhuza abakurikiye Iyogezabutumwa TV. Amazina ni Twakizimana Gaston, ndi umuvugabutumwa mu itorero ry'akarere ka Rusizi, paruwasi ya Kirabyo, itorero rya Pentecote ADPR mu Rwanda, kaba nkorera umurimo w'Imana ku mudugudu wa Mutara. Turabashimiye mwese abadukurikiye, ari abakurikirana ibiganiro by'iyogezabutumwa kuri TV, nabo tugiye gusangirira ijambo aka kanya, ari abaryumva uyu munsi n'abazaryumva ikindi gihe. Turagira ngo mudutize amatwi tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve icyo umwuka abwira amatorero, cyangwa wumve icyo Imana igushakaho. Kuzana ijambo rivuga ngo, rifite intego ivuga ngo ukwiriye kumenya icyo Imana yakubujije nawe ukabukiziza. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu isezerano rya kera mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Igitabo cy'umuhanuzi Yona igice ni icya mbere, turasoma umurongo wa 9 wonyine. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Arabasubiza ati, ndi umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Turasoma na hano mu isezerano rishya, turasoma urwandiko rw'Abaheburayo igice ni icya 10, turasoma umurongo wa 26 n'uwa 27. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha. 27. Keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Imana idutabare. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nakubwiye ngo mu ijambo tugiye kuganira, cyangwa ijambo nguzaniye uyu munsi, wowe utwumvira ku Iyogezabutumwa TV, uri mu mpande zitandukanye z'igihugu, uri mu mpande zitandukanye z'isi, nakubwiye ngo nguzaniye ijambo rivuga ngo kumenya icyo Imana yakubujije nawe ukabaho mu buzima bukiziza. Hano dusomye umukozi w'Imana Yona. Uyu Yona koko mu by'ukuri yari umukozi w'Imana, kandi Imana aramutoranyije nk'umukozi imukoresha. Aha hariho umurwa umwe mu gihugu kimwe w'Ineneve. Imana ko nta gihe na kimwe ijya inyura ku bantu itabanje kubateguza. Imana itegura Yona yitegereje ibibera Nineve ngo imutumeyo. Yona atekereje impuhwe n'imbabazi z'Imana igira, ibona Imana itazabikora nk'uko iri kubimubwira. Yona uyu dusomye aratoroka aracika. Yona ngaho yagateze kw'iki gihe twabyita ubwato,
cyangwa icyombo ngo ajye aho Imana yamutumye, aragenda yigira i Tarushishi. Bageze mu bwato hagati, bageze mu nyanja hagati, ngo haza ishuheri ryinshi. Ndagira ngo nkubwire wowe unyumva, nanjye nibwira ko Bibiliya iravuga ngo umwigisha ntaruta umwigishwa. Twese dukwiye kuba turi ku kigero kimwe, twese twahamagawe kimwe. Ko Bibiliya iravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntihagire umuntu ushyikira ubwiza bw'Imana, ariko ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya! Imana iratwitegereza iduha Yesu. Ijambo rero rigutumweho mu iki gitondo nk'uko ryatumwe i Nineve. Kandi ndagira ngo nkubwire, ndatekereza ko abantu batarihana sibo bazanye akaga mu isi, ahubwo byashoboka ko yaba ari njyewe yaba ari wowe. Abantu basubiye inyuma, abantu bajijije icyo Imana yabategetse, abantu barenze ku byashinganywe nka Kani. Umuntu agihamagarwa buri wese, turafata nk'urugero hano, turarufatira ku mukozi w'Imana Yosuwa. Yosuwa, Imana imaze gucyura Mose nk'uko tubisoma, Bibiliya iravuga ngo Imana itegeka Yosuwa, iramubwira ngo ntutinye, ndi kumwe nawe uzajya hose. Haleluya! Kandi mubwira ijambo rikomeye ngo aho uzajya hose tuzaba turi kumwe. Ariko ijambo yamubwiye ni ngiryo yambwiye, ni ngiryo nawe yakubwiye. Ndagira ngo twibukiranye muri uru rugendo. Iramubwira ngo uzajye usoma amategeko ari mu iki gitabo, kugira ngo ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso. Ndagira ngo ubwire wowe ngurikiye, muvandimwe mwene data, dusange urugendo rujyana mu ijuru. Hariho ibintu biranga ko Yesu ari hafi kugaruka, ariko hariho ababyumva ngo twavutse ba sogokuruza babivuga. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ntabwo ariko byahoze. Ku cyambere yaravuze ngo hazabaho ibihe birushya. Murebe igihe natwe turimo kirushya. Ibicurane bihangayikishije isi, birayigungaritse. Abantu bari gukingirwa mu mazu, abantu bari gufungirwa mu mazu, amabizinesi yarahagaze. Kandi Yesu yaravuze ngo mw'ibyo bimenyetso bibanza hazabaho n'abigisha benshi b'ibinyoma. Ngira agahinda ka bene data, nge ntabwo nzanye inguru zo kuvanga kirujye Dubai, ntabwo nzanye inguru zo kuvanga kirujye muri Amerika. Ko Pawulo abwira Abafilipi ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru. Ahubwo ndi kukubwira ngo mbese Imana ni igiki yakubujije ukwiriye kuzibukira kugira ngo uzasoze uru rugendo amahoro. Mbese ngiye mu ruhande rwanjye ngiye Hakizimana Gaston kumuvuga butumwa, ni igiki Imana yambujije mu ruhande rwanjye kugira ngo ngizibukire nzarangize uru rugendo amahoro. Imana idutabare. Wowe uri kumva Iyogeza Butumwa TV, ndakwinginga. Jambo ravuga ngo mwibuke mugihamagarwa. Wasoma urwandiko rw'Abaheburayo ravuga ngo ni gute niba ngo dukwiriye kwita ku byo twumvise cyane kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Niko bimeze. Hari ibintu wumvishe, hari ubutumwa wumvishe ukihana, hari ijwi ryagutumweho, hari inzozi zagutumweho, urarota nka Daniyeli. Ariko abantu ndagira ngo mbabwire, abantu barivanze. Ntabwo abantu bari gushaka gukora ibyo Imana ishaka, ahubwo abantu bameze nka rya jambo rivuga ngo parabango nge simfite undi duhuje, ngo kose bose bivugira ibyabo. Hari abigisha ijambo ry'Imana bashaka indamu, hari abigisha ijambo ry'Imana bishakira ababayoboka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Ibuka neza ugihamagarwa, ibuka neza ku muhamagaro wawe, ibuka neza uri umukobwa, ibuka neza uri umusore. Hari aho warahiranye n'Imana uravuga ngo niwamba urugo nzokora gutya. Ibuka uri umukristo ugikizwa, uravuga ngo Mana niwanshyira mu murimo wawe nzakora gutya. None ubu uri pasiteri, none ubu uri mwarimu, uri umushumba ku rwego ngero runaka ntazi. Ariko hari ibyo Imana mwasezeranye, hari ibyo utagisoma mu iki gitabo, hari ibyo uri kugenda wirengagiza. Nyamara reka nkubwire ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, kandi urubanza rurasohoye kuba mu nzu y'Imana. Ariko turi ku ijambo rivuga ngo niba dukora ibyangana tumaze kumenya ukuri. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iri jambo kiretse wabishaka kwihana uyu munsi, ariko nashatse kugana n'abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Aba bantu bakaba barateshutse inzira, aba bantu bakaba baravuye mu gakiza. Ndakwingingira kugira ngo wongere ugaruke, ndagingingira kugira ngo wongere ugaruke. Ijambo ryatubwiye ngo niba dukora ibyaha nkana, reka nsobanurire ijambo neza. Kandi iri jambo urwandiko rwandikiwe Abayuda bari baratatanye. Niyo mpamvu nanjye nashatse kuribwiriza kuri Iyogeza Butumwa TV, nuko nzi
muzi ko numva n'impande nyinshi, nuko numva n'abantu bari impande zose, ntabwo turi hamwe. Abantu baratatanye ngo insengero zirakinze, ngo reka twikorere ibi. Ntabwo ari byo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese ntimuzi ko muri insengero z'Umwuka Wera? Njyewe ubwanjye Gaston ndi urusengero rw'Umwuka Wera, nawe unyumva ukwiriye kuba urusengero rw'Umwuka Wera. Imana idutabare. Ko biravuga ngo nyamara ukwiriye kurinda ikiritsanyo cy'Umwuka Wera wabikijwe, ngo kuko nutakirinda neza nzaza ngumujura. Tekereza ibyo uri gukora, tekereza ibyo uri gukora niba ari byo wavuganye n'Imana. Tekereza ibyo urimo uyu munsi, aho uraye amasaha simbazi, aho waraye iri joro simbazi, ibyo umaze mu iminsi simbizi. Ntabwo nje nga babandi bicyokera, ntabwo nje vanga babandi ng'Imana ngo yambwiye ngo bimeze gutya, ahubwo reka twirebere mu ijambo ko birambwira ngo umuntu wese ibyanditswe byera bigira umumaro wo kumwigisha ko byahumetswe n'Imana. Nuko Paulo yandikira Timoteyo, kandi Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo ahari cyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Kristo w'imbere yerekanirwe muri nge kwihangana ko kose, maze mbi icyitegerezo cy'abazakizwa bakamwizera. Nshuti bavandimwe bene data, nimureke tugaruke ku isoko, niwisuzume winire neza, umenye ngo mbese ko Imana yambuje guca muri iyi nzira nkaba ndi kuyicamo, nzagaruka gute nsaba imbabazi? Uyu Yona dusomye ahinde neve we bagiriwe ubuntu ngo uhereye ku mwami, ngo bamaze kumva izi nkuru, ngo Yona yahereye umudugudu ku wundi, ngo bamaze kumva izi nkuru ngo baca bugufi, ngo bamaze guca bugufi umwami yambara ibigunira. Mbese wowe mugabo mwene data unyumva, wowe mudamu mushiki wanjye unyumva, abana bawe bo mu rugo umaze kumva izi nkuru, ufashe uwuhe mwanzuro? Fata umwanzuro kugira ngo nawe mu rugo rwawe uce bugufi, uce bugufi. Ijambo ry'Imana tubwira rwandiko Paulo yandikiye Efeso 4:26, mamwe bagore mugandukira abagabo banyu, mpagaze mu ijambo rivuga ngo umugore akwiriye kubaha umugabo, kandi Bibiliya ikongera ikatubwira ngo namwe bagabo mukunda abagore banyu, ngo kuko nta wakunda umubiri we ngo akawukubita. None abantu barashakanye ariko bari kubabazanya, none abantu barashakanye ariko bari gukora ibintu bitari byo. Umwe aragenda ababaza undi, undi aragenda abangamira undi, bwacya ngo bagiye mu itorero. Reka nkubwire, Paulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo umuntu uri hanyuma utazi kuyobora abo mu rugo rwe, mugabo uri kunyumva ngababaye mubi hanyuma yutizera. Mugabo unyumva kuri Iyogezabutumwa TV, niba unaniwe kubahiriza inshingano z'urugo rwawe, mugore uri kunyumva, niba unaniwe kubahiriza inshingano z'urugo rwawe, nta juru urimo, nta rugendo watangiye. Aha niho Yesu yavuze ngo muri Matayo 7 aravuga 21 mu butumwa bwiza bwa Matayo 7:21, uko usomye mu icyo gice haravanga abazajya mu ijuru saba bavuga ngo mwami mwami, ahubwo nabakora ibyo data ashaka. Tekereza mu nzira zawe, uri umucuruzi uri kunyumva, ukora business ntazi, uri umuyobozi runaka aho ndurya imfashanyo zigenewe abaturage, uri umupasiteri runaka, mbese abuyoboye, uri umwarimu runaka, uri ku kigero runaka, uri bishop w'itoro runaka. Ayo mazina ntabwo azahamagarwa nitugera mu ijuru, hazahamagarwa izina rivuga ngo mbese wakira umwami Yesu Kristo kandi ugenda nk'uko abishaka. Matayo 10:38 harabanga umuntu udakwiriye kwikora umusaraba we, uwo ntabwo akwiriye kuba uwanyanga nkurikire, udashoboye kuwikorera. Ndagira ngo mbabwire ngo urugendo twatangiye turamizwa amata, twatangiye turamizwa amata y'umwuka, ariko birageze ngo duhekenye no ku magufwa. Kandi tujya turirimba umuririmbyi uvuga ngo zaciye mu mibabaro ngo zizamukirayo, ngo mwami natwe udufashe. None ko ibigeragezo bije, none ko ubukene buje mugashwana, none ko amafaranga buze ibintu bigacika, mbese hari irya none hari n'ibizaza byagutanya na Yesu. Reka mbabwire, Paulo abwira Timoteyo ngo bazaba bishakira, hazabaho ibihe birushya, ngo abantu babe bishakira bigishwa ngo bahuje n'irari ryabo. Ndagira ngo nkubwire mwene data ungurikiye, ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ijambo ry'Imana rirakiza, kandi ijambo ry'Imana niyo ndorerwamo, ijambo ry'Imana niryo rizaca urubanza. Ntabwo uzavangwa nge nari narize, ntabwo uzavangwa nge nari bishop niba utarakoze icyo Kristo yagutegetse. Mana yajyaga ibwira Abisiraheli ikabasezeranya, kagerekamo ijambo rikomeye, kababwira ngo ariko ndagira nkubwire, nanjye nkizwa, nanjye ndi gufiyansa, nanjye nkimara gukizwa, hari amasezerano nakiriye, hari amategeko nakiriye. Niho Paulo yavuze ngo ubu si ngewe uriho, ahubwo ni Kristo uri muri ngewe. Paulo arongera abwira Abagalatiya ngo muri mwe ntihakagire umuntu wongera kundushya, kuko ubu ngiye ku mubiri
ingendo ari inkovu za Kristo. Mbese ujye utekereza urupfu Kristo yapfuye, ukumva ayo maraso, ukumva izo ngoni muri bimwe banga imibyimba niyadukirisha. Erega nawe uzinoshe gato, cyangwa uzatsikire mwihwa, uzatsikire mu kantu runaka wumva uko bijyana. Ariko birika tugira ngo yihangane ubwanzi bw'abanzi b'umusaraba. Haleluya! Ubwo bwanzi dukuriye kubusobanukirwa. Ntabwo kujya mu ijuru ari ukugenda duseka, ntabwo kujya mu ijuru ari ugutunga amazu, ntabwo kujya mu ijuru ari ukugira abagore, ntabwo kujya mu ijuru ari amafaranga, ahubwo ibyo byose Kristo yaje biriho. Ndagira ngo mbabwire, muzi ko Yesu bamuhungishirije mu Misiri, ko yahigwaga na Herode. Misiri bahitaga mu Misiri, ubu bahitaga mu Egiputa, murambabarira. Ubu ariyo Misiri y'iki gihe yo muri Afurika. Ndagira ngo nkubwire ngo Afurika nayo yari ikomeye, Egiputa y'icyo gihe yari ikomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubu twayigereranya na Amerika. None mwene data, niba ibyo bintu byose Yesu yaraje biriho, ibyo bintu byose, kandi Imana yarimbuye abantu ku bwa Nowa, karimbura miliyari 14 na miliyoni 860 n'imisago. Abo bantu Imana ntibagirira imbabazi, ikitegereza Nowa. Imana ikamubwira ngo mubari iki gihe bose mbonye kungira ari wowe unkiranukira, injirana mu nguge n'umuryango wawe. Mbese wowe mugabo, mbese wowe mupastoro, mbese wowe bishop, uri kubona uzinjirana mu nguge n'itorero ryawe, uri kubona uzinjirana mu nguge n'umuryango wawe, ko biravango bazaba bari kurusyo, bari gusya ari babiri, ngo umwe azamurwe undi asigare. Nyamara wagakwiriye gucuruza ugacuruza ukiranuka, wagakwiriye guhinga ugahinga ukiranuka, wakakwiriye kubyara ukabyara ukiranuka, wakakwiriye ahantu hose utuye ukaba icyitegerezo. Ko Pawulo abyandika muri urwandiko rw'Abaheburayo, arabwira ngo nicyo gituma dukwiriye kugira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, ko umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Reka nkubwire, aho uri sinzi aha ibicuherereyemo, ariko icyo nzi nuko Iyogezabutumwa TV rikurikiranwa n'abantu benshi. Ariko nari nguzana ijambo turenda gusoza dusenge, rivuga ngo kumenya icyo Imana yakubujije akaba ari cyuziza. Erega twebwe turi ubwoko buturahabwo, twebwe turi ubwoko bushinganye, kandi nta muntu ukwiye kuzana iterabwoba ko buri muntu wese azagera mu rubanza. Unyumve neza, urwego rwose waba uriho uzanyura mu rubanza. Ndagira ngo nkubwire, tekereza ku bintu Imana yatubujije. Ngewe bene data dufatanyije uru rugendo, nasomye mu biriya bitabo bya Mose, igihe Imana icyura Mose, Imana iramubwira ngo Abisiraheli babuze amazi mu butayu. Mose aragenda atakira Imana, Imana iramubwira ngo genda ukubite mu rutare rimwe ugaragaze kwera kwanjye mwari rateraniro. Mose aragenda akubitaho kabiri, aravuga ngo mwa bwoko butagonda ijosi mwe, mbese wowe uri umushumba unyumva, mbese uri umupastori unyumva, aho ngaho uri represent unyumva, wowe wihanganira abantu uyoboye ku kihe kigero, aho ndufata imyanzuro inyuranye n'Imana yakubwiye. Imana irambiwe abantu bafata ibyemezo binyuranye n'ibyo Imana itabatumye. Imana ibwira Mose, irongera iramuhamagara, iramubwira ngo Mose we, ngo kuko utagaragaje kwera kwanjye imbere ya buriya bwoko bw'Abisiraheli. Imana iramubwira ngo dore igihugu ngikiriya, nyamara igihugu ntabwo uzakijyamo. Sinzi itorero uhagarariye, sinzi itorero urimo, sinzi ahantu uri kunyumva uri, waba uri musenyeri, waba uri papa, urwego rwose uriho, ntabwo uragera ku rwego rwo gukora ibitangaza nk'ibyo Mose yakoze. Ntabwo uragera ku rwego rwo kwikubita ikiganza mu gatuza ngo ibibembe bize. Ntabwo uragera kuri urwo rwego. Ariko dore abantu benshi bayobeje abantu ngo nimwakire amamodoka. Ibi ngibi dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo biruta iby'Nineve twasomye, ntabwo biruta iby'Isodoma n'Igomora. Mbese ubitunze wubaha Imana gute? Uri kuyobora ubwoko bw'Imana ubujyana he? Imana ibwira Mose ngo kuko utagaragaje kwera kwanjye igihugu ntabwo uzakigeramo. Imana iramubwira ngo genda utegure uzagusimbura nurangiza. Mose Imana iramwiyicira, Imana iramuhamba. Niko tubisoma, ntabwo ari inkuru, ntabwo ari histoire, ahubwo biravuga ngo muririmbye y'uburyo uvuga ngo nahindiye umushyitsi munsi y'amababa yawe, data umbabare umpa imbaraga. Mbese ukeneye izihe mbaraga muri iki gitondo? Aho ntukeneye imbaraga z'amafaranga, aho ntukeneye imbaraga z'abavandimwe, ndagira ngo mutangarize imbaraga twasezeranyijwe ni zimwe. Yesu yaravuze ngo nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha yaraje. Muri Ijana Karindwi mu Gakiza aravuga ngo mu gihe abonye kuyoborwa n'umubiri ahita yigendera.
Mose barapfuye, Imana ihamagara Yosuwa, Imana imushingira igiti. Ntabwo ngewe ndi Kamara, ntabwo ndi umwarimu Kamara, wowe unyumva ntabwo uri Kamara, twese Imana yakwica nigahamagara abandi. Ariko ndakubaza ngubaza, mbese ko Mose Imana yamwicika mwihambira akaba ari mu ijuru tukaba tuzamubona, wowe uri kumva unakosheje gato Imana ikwishe yagushyiraho? Ijambo ry'Imana rirambajije, rirambwiye nawe rikubwira ngo niba dukora ibyaha nkana, ndagira ngo nkubwire ngo hariho abantu bajya bakora ibyaha nkana, Imana ikaba yarakubujije ngo ntuzakora iki ngiki ukagikora. Imana ikavuga ngo ntuzice ukica, Imana ikavuga ngo ntuzagire urwango mu mutima ukagira urwango. Pawulo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kubyo ku mubiri kuno kuby'ubwoko ntawe ari kundusha kwirata, ko ndi umuyuda wakebwe ku munsi wa munani. Haleluya! Kandi ndi umuyuda mwiza mu by'amategeko byose, ariko aravuga ngo ngewe ubu nta kindi nirata, ahubwo nirata umusaraba wa Yesu, ubu nirata Kristo. Wewe mwene data wari kuranyumva, uranyumva uri muri Amerika, uranyumva uri muri Australia, uranyumva uri mu gihugu cy'u Rwanda, uranyumva uri mu ntara y'amajyaruguru, uranyumva uri mu turere ntazi, uranyumva uri ahantu ntazi. Mbese wowe aho nturi kugenda wirata ngo warize, ahubwo wakiga kurusha Pawulo. Aho nturi kwirata ubwoko runaka, ntabwo wagira ubwoko kurusha ubwa Pawulo, ko Pawulo ijambo ravuga ngo twebwe abayuda icyo turusha abandi, ngo icyambere turi ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Haleluya! Icya kabiri kandi tubitse amasezerano. Ese aho ntubitse diploma utabitse amasezerano, ndagira ngo nkubwire ngo hakenewe ubwenge bw'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Hakenewe abantu bafite ubwenge bw'Imana, abantu bafata ibyemezo nk'ibya Yosefu, abantu bafite ihishurirwa, abantu bafite inzozi nk'iza Daniyeli. Abo bantu turabakeneye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko nari nkubwiye ngo ibuka icyo Imana yakubujije, ibuka icyo Imana yanga, ibuka nanjye nibuka icyo Imana yanga. Wowe ungurikiye, wowe uzumva ubu butumwa, hari uri kubwumva aka kanya, nawe uzabwumva mu gihe kizaza, ko biravanga amasezerano ni ayacu, n'abana bacu n'abari kure yacu. Mbese wowe ufashe uwe mwanzuro? Wowe uri kunyumva? Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye haleluya! Ariko ndikumva hari icyo umwuka abwira kwa bariya abakozi, kwa bariya abaganga Shipura na Puwa. Farawo amaze kuvuga ngo reka tubigire izindi nama ko baturusha ubwinshi, Shipura na Puwa baravuga ngo twebwe, haleluya, twaba tuzumvira Imana yaduhamagaye, ko yaravuze ngo abana b'Abaheburayo b'abahungu bajya babaniga bakivuka. Mbese wowe uri umuganga uri gukora ahantu ntazi, wowe uri muri sosiyete runaka ntazi, mbese wowe uri gukurikiza ibyemezo bya Satani, mbese wowe uri kumvira ijwi ry'Umwuka Wera. Bibiri iravuga ngo bumvira inama, bumvira Imana ihoraho, ngo Imana ibaha imiryango, nabo barabyara, Imana ibaha gutera imbere. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzatera imbere ko wumviye abantu, ntabwo uzatera imbere ko uvuka mu muryango ukomeye. Bibiri irambwira ngo amasabato 49 ku isabato ku munsi wa 50, nta muntu wakubahiriza isabato uko bikwiriye, nta nubwo watera imbere kubera aho uvuka, hoya, ahubwo ngo buri myaka 50. Bibiri imbwira ngo buri myaka 50 umuntu wabaga waraguze ubutaka bw'Abisiraheli, ngo yabugure yarongeraga akawumusubiza, ngo bihuye n'amasabato 49. Mbese wowe ahantu uhagaze, aho nturi kurenganya abantu, nturi kurya ibyaho ukarya n'iby'imfubyi n'iby'abapfakazi, kandi twebwe dutegetswe. Aho nturi kureba ukavuga ngo uyu muntu usikavukire, uyu muntu ntabwo avuka inaha. Bibiliya yarategetse Abisiraheli ngo n'umunyamahanga uzajya ubasuhukiramo muzajya mumwakira nka bene so. Turashimira Imana yaduhaye Yesu, ariko ibitambo n'amaturo niko Yesu yavuze. Aravuga ngo data ntiwabishimye, ahubwo witeguriye umubiri wanjye kuwushenjagura. Haleluya! Iyo nibutse urupfu rwa Yesu, iyo nibutse urupfu rwa Yesu, numva ngize umubabaro w'abantu barukereza. Niyo mpamvu avuze ngo turashaka kuganira n'abantu bitwa ngo bakire Kristo. Aho uri uhagaze ute? Aho wicaye mubiri Imana uri umushomeri, waravuze ngo Mana numpakazi, ngo nzafashe imfubyi n'abapfakazi. Uravuga ngo Mana numpa urugo, nzabyara. None abantu biciye mu zindi nzira, abantu banyuze izindi nzira. Reka mbabwire, biravuga ngo ntimugatinye uwica umubiri gusa, ahubwo muzatinye Uhoraho wica ubugingo akita n'umubiri byose akabishyira Gehinomu. Aho ntutinya abantu, aho ntutinya korari urimo, aho ntutinya inama nyobozi urimo, aho ntiwicira inzira ku buryo ntazi. Ariko nari nkubwiye ngo menya ikintu Imana yakubujije.
nawe ukizize. Mwene data tugiye gusenga, mwene data unkundira aho uri dusenga Imana, aho uri dusenga Imana, aho uri dusenga Imana, aho uri dusenga Imana. Mu buhamya n'abahaye bushize narabwiye ngo Imana yangije igisabo, ndagira ngo nkubwire ngo nta ndwara Imana itakiza, nta bantu Imana itatunga. Imana irihagije, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite ubutware. Ahubwo ijambo muri Yesaya ikambwira ngo ntabwo amatwi y'Uwiteka apfuye ngo ananirwe kumva, nta nubwo amaboko y'Uwiteka yacitse ngo ananirwe gukora. Ahubwo ibyaha byanyu, ahubwo ibyaha byacu nibyo byadutandukanyije n'ubwiza bw'Imana. Tekereza ikintu kiri kugutandukanya n'Imana. Tekereza mu buriri, tekereza mu cyumba iwawe, tekereza mu iduka iwawe, tekereza mu bakozi bo mu rugo, tekereza ku musozi utuyeho. Mbese aho uri kugenda uba icyitegerezo. Reba kugihamagarwa, igihe wahamagariwe singizi, waba wahamagawe ejo. Hari abavuga ngo njye nabatijwe ngo muri za 70, ngo njye nabatijwe muri za 60, ngo njye nabatijwe mu 2000. Ndagira ngo nkubwire ngo igisabo ku musaraba cyarizeye gusa, kibwira kigenzi cyacu ati shaka turazira ibyo twakoze. Nawe wakisuzuma, ariko ndakubwira ngo niba ukora ibyaha nkana ugakora ibintu Imana yakubujije, nta masengesho yo kwihumuriza hari, ntabwo nje kuguhumuriza. Ahubwo ijambo ryatubwiye ngo keretse gutegereza ubwoba umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Ubitekerezeho neza. Ahacu ni ahanone, ejo nge sinamenya ahacu, ejo bundi sinamenya ahacu, ejo bundi sinahamenya, ariko ngewe aho nzi naho uyu munsi. Tekereza nk'uyu munsi aho uhagaze, tekereza ukuntu mwakoranaga n'Imana. Imana yaragutumaga ntugende usaba amatiki, Imana yaragutumaga ntugende uvangavanga ubeshya, ukavuga ibyo Imana yakubwiye ko bari kugufunga bakagufunga, Imana ikazagufungura. None abantu muragenda mushaka ishimwe ry'abantu, none abavuga butumwa turagenda dushaka ishimwe ry'abantu. Bavuga butumwa bagenzi banjye bene data, mureke dushaka ishimwe ryaduhamagaye, mureke dushaka ishimwe ryaduhamagaye. Ishimwe ryahamagaye ba Paulo, ishimwe ryahamagaye ba Timoteyo, ishimwe ryahamagaye ba Filimoni. Mureke bari ryo shimwe dushaka, twere kwishakira ishimwe ry'abantu. Umuntu ntacyo yaguhemba, umuntu yaguhemukira, abantu bajya bahemukira abandi, ariko njyewe Gasto Imana ntirampemukira. Erega niba uri n'ahantu nujya n'ahantu bakaguhemukira, uzatekereze ko kuvugikizwa, uzarebe ko Imana yigeze iguhemukira. Nuba uri no mu kivunge uzahagarare, ntugatekereze Imana y'abandi, wowe uzatekereze Imana yawe, uvuge ngo Imana ntabwo yigeze impemukira. Data uri mu ijuru, reka tukubahe kandi turakubonye muri iri jambo. Ndagushimiye Data mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe ni indorerwamo twireberamo. Ngaho ngewe ndabibye nk'umubibyi, ariko udafite ifumbire n'imvura, ni wowe wo kugwisha imvura. Reka abantu bazumvira ijambo, reka abantu bagiye kumvira ijambo, buri wese umwuka wera. Imana yacu ni nyarukundo, ntabwo ari Imana y'ibikabyo, ntabwo ari Imana y'iterabwoba. Turabizi uradukunda. Reka umwuka wera agende mu mitima y'aba bantu, kugira ngo abyutse atange ububyutse. Abantu baca bugufi nk'ayi Nineve, kugira ngo Uwiteka uturebe uduhindukirire Mana. Natwe twemere kuguhindukirira, ngaho nutanga imbaraga z'umwuka wera, kandi umpaye umugisha nabumvishije ijambo ryose. Ndagushimiye kubyumvise kandi kuko ributi byo ngusabye mu izina rya Kristo Yesu.